sister Kanado hari ibintu byadutse muri quartier bitari byiza usanga abakobwa bakora bidakwiye ntabwo rero nawe ibyo bintu nshaka kuzaza ubikora sibyo usanga abakobwa bari kwitwara nabi ugasanga bari kwiyandarika mu basore ibintu nk'ibyo ntabwo nzabikora so ko nzakubera umuntu mwiza we ntuzabikora urabizi ko uri mu minsi igiye gusa sibyo amasezerano kutazabikora ntuzabikore ntabwo ari byiza sibyo ntabwo nzabikora ni ukuri ndagusezeranyije ubu rero ntabwo nanjye kujya kureba ku muhanda ntabwo ndi butinde nsange wantekeye turinda na shonje ok noneho reka nze ngende ntabwo ndi butinde sawa sawa wanjye nawe ibintu rwose aba ari kwikora mwana ngiye guhamagarishije wanjye none haze ndabona bro wagiye ni ukuri imana ifashe itica amavuta Ando? Oui, allô? Mr. Ben. Ça va, chérie? Makuru yawe se? Makuru ni meza. Neza uraza kunsura ryari mu rugo kutambwira? Aha, maze wagira ngo uruza ruzi neza ko ari n'impapuro tubwa ndazamutse byo kureba. Gabanguka ye. Saa ndaragera mu kanya gatoya. Meme natingaye. Byibura nka 15. Ese Sawa. Wow. Bro wanjye aba yanzonza nzonga. Ntsuri. Oh, Sheri ni wowe? Sinjye. Ni karibu nukuri. Oh. Sheri. Kacha. Yegera ariko. Sheri. Meze neza. Sikomeze nkana w'abaturage. Oya jewe wayandi umusirimu. Nasa mutuye. Na hano. Hano wacu ni karibu cha. Kuche hasi sichana mu ntebe. Abanyakiro b'iyi minsi bo baba. Naho bodi. Suri, chana. Hanga. Ese kumbi twari gatwaratuye. Yewe nzamushora. Sheri ngo meze mutese. Meze sa. Naho bodi se. Cyane nje kukureba nyine pe. Sekonda uzamahoro. Oya mparo ndafite. Nabone nari ngo kombe byatare. Nese Sheri mu meze ute? Meze neza, biba fresh. Cyane nze rwanda bamwe mubaza kundeba ndakubura. Ariko rwose umva. Ubundi ngenda kwemera. Nenda gukunda. Uravuga ishuri? Cyane. Uziko reka mubwire nge nzagusohokana nkujyane no mu misa. Misa nawe unyisatso. Jewe ako ngeje mu gihe nkinisha kuko ndakwemera ku buryo bwose bushoboka. Nge nzagutembeza mu bure n'ubunyobwa. Ese ndawuza amahoro. Reka reka buryo mutuye ahantu heza. Wakize kize. Ntacyo icyabajyana cyose nta kibazo. Sawa. Senguzanye. Akushaka cyane neza skiwaje. Shema. Agofite. Hey! Oh shit. Nkanga wahamba. Njyewe kinikagera ndo nkaryama. Umva sinazanye no kwanagira hasi. Hajya ntuzi. Sheri, ko ryamise? Oya. Byuka rero riki. Kabicana. Kabicana. Nizere ko umuceri n'inyama zanye kuko ibijumba byawe bimaze kumerera nabi n'ibishyimbo. Sheri waje se? Urakoze. Sheri tambuka bicane nyine. Aseka mbona ari kwisatwa kubuntu. Ayenze bite? Bangereka ndasobanutse. Ega yasere. Gasaba kamubwira. Ubu ni ngewe ninge musuru udasobanya intego. Ujya wumva mu iki gihugu. Ega baranze. Kino kintu mwakegejeyo.
Reka tubanze dusenge. ase ko mbona hano mufite uruhu rw'ishuri hano hari umwana mutoya Imashini isanzwe. imashini iyi mashini njye buranda nabitinya byandi biga mu muhanda Njyewe ubwo waba ugiye kuyimena ndabona nazi ibyo. nabonaga ari urubaho rw'ishuri njye ndasirimutse bose bahanze kino dusenge nyine ubwacu tugiye kurya tubanza tugasenga namwe se nuko ibibakore nk'abiyo bije rwose tuba tumeze neza ikibakore nk'iki ntabwo twabura gusenga ahubwo sheri reka mubwire urumva njyewe ubundi kera kiba mu kagoroba k'abana nari nzi gusenga ku buryo bushoboka none ikibakore nka kino nta gisengero birimo bigatubuka bikagenda bikabyimba bikaba byinshi ku bw'izo mpamvu rero sheri dufunga amaso ngiye gusenya urumva nyine umva mubwire sheri ubu twebwe tugiye gusenga ikibakore nka kino kirimo ibiryo urumva ndacyakari nk'ibinyama n'ibifiriti birimo tureba hejuru tugasenga ubundi tukabona n'Imana ikagisheri ngaho dusenge shimwa nyagasani wowe wadutegurira ifunguro sheri urumva shimwa rwose wowe wabihaye umugisha ukadufasha tukabasha kubigeraho turagusabye wowe ukomeze utwongerere maze tubashe kuba twabirya mu buzima bukwiye kuko sheri wakoze nyagasani Imana iri funguro kuritegurira habwa icyubahiro rero urabona yuko abana bawe tugiye kubifungura birakwiye kandi biratunganye yuko twebwe tugomba kubanza tukabigeraho wa gisambo winjira hano kandi sister uyu ninde Nishiri wanjye. mvuye hanga mubwira ukimukanya Ngo neke. nguteke siko nakubwiye none ko nakubwiye nguteke nakubwiye ngutekere izi nzererezi Wambwiye ngo neke no kuri pe. Ariko nabikoze nuko nyine yamamagaye kuri telefone akamwangaje kudusura nyine mama akareka nawe kugenda namuhaye kuri. kuko ntabwo bishoboka ukugira imbwa nyingi y'umurizo mubi indira ibiryo nabitwara nkajya kubimena muri ruhurura sheri nagiye rero kujya mbere n'ubyo ntabiriye uri gusara ko mugakinjira kunshyinguramo ndavana mbiriye none ukabishyira mu cyumba ngaruke musanga aho ngaho saka mujye muri kugenda rimwe nawe bagaragaje inda yose hakurishije ntabwo uri umujura wambara ukava hano bikiri mu maguru mashya uziko bora igihe karate mu gakinjiro aragukuramo itara ukumva jewe uhetse ntabwo ndi umujura ariko sister iyo mbwa aho numvira imivugira ijambo byinshi iyo mbwa y'umurizo mubi wagira ngo yarerewe mu ishyamba kariko uracyahanga akora iki njyewe se njyewe nyine nari nje gushura seri wanjye ni nawe wampamagaye yanamburiye ku bijuma byanjye nari ndi kwirira gusa ariko basi naho munyemeye muryame bwa nyuma ngo ndi kugenda wa mushenzi we ubundi haguruka ariko iyo mbwa ubundi dore ko akirenge nzongera nkubona n'ugarutse sha wa gisambo no.